Ahangaha iwanjye ntabwo mbizi nimba ari iwawe. babarungira inama ngiye rero umva inama nakugira ko ndabona umugabo wanjye bamujyanye ndabona ngiye gusigara njyenyine nkirerana abana. Ibyo ni byo mbashaka. Ako se akandi kabazo mfite. Mbabara nkahura n'umwana wanjye ko mukumbuye. Oya humura. Vuba hano ngaha ndakuzana umwana wawe. Inshuti yanjye ukuntu mbonye muje mufatanye ukuntu yakwigwandikagaho koko mbwiza ukuri buriya nta kintu mwakoze. Gati bite ko nanje kukura mu kijye mukabuze ngo abasanze uri kuri. Ngiye birabintu by'akazi nyere kubireka. Ugiye kubireka mu bebe buryo se kandi. Uriya mugore ari kunkoresha akazi kandi nashoboye. Karibu iwacu. Yakarera. Yego. Amakuru se. Abizi rero kinganya n'angana nshaka Paul. Madamu wabashije kuba bamukurura ari buze kugusura. Mama Manzi. Mama Manzi. Mama Manzi guhamagara nahise muhamagara. Nibyo. Ubu araje hano mu kanya gato wahageze. Nta soni. Niko. We nta nubwo nguhendahenda pe. Uzi ko umwana mufite. Isaha n'isaha namucishaho. Halo? Nari nazamutse agahanda, hari inzu ndi kubona imbere yanjye ifite imiryango y'ubururu niho naga porotaye k'umukara hariho ibara ry'umweru. Okay, ndimo ndahareba imbere yanjye ndaje. Bigeze kure. Mama Manzi ndi kubona ndi kumufata. Okay. Arafite amasengesho yo n'igiterane. Ubwo ramaze iyo minsi. Mu by'ukuri ariko ndumva nta kibazo. None se uyu muntu twahuriye mu butayu. Uyu muntu we ni muntu ki? Uyu muntu rero yitwa Bishuko. Ni inshuti yanjye urugo rwacu. Niyemeje kumukorera uwo mwami utagira ukwasi. Niyemeje kumwumvira uwo Yesu umwana w'Imana. Niyemeje kumukorera uwo mwami utagira ukwasi. Niyemeje kumwumvira uwo Yesu umwana w'Imana. Umuntu akirirwa akora ikiyede akorera igihumbi ku munsi ukajya kumva umuntu aravuze ngo sheri wazansohokanye ngo kukiva ngo uziko kuva nabaho ntarajyayo kajya iwawe. Ahangaha iwanjye Ntabwo mbizi nimba ari iwawe. babarungira inama Ngiye rero umva inama nakugira. ko ndabona umugabo wanjye bamujyanye ndabona ngiye gusigara njyenyine nkirerana abana. Ayiwe. Uyu mugore nta no kunyibutsa ngo nogoshe ubwanwa basi. Shereka witunganyije. Dore ko ngenda ahubwo ubukwe bwatangiye. Uzi ko bantegereje. Ko wari ujya udashokoje. Sokoreza nyine. Nawe rwose. Ariko ujye ukoresha iriya miriwari yo mu nzu kuko ntabwo umuntu azajya aza kwirebera uretse ko n'ibi birahagije. Iyi ni viziyo. Ndabona rwose ubukura bwambariye nta kibazo. Urimo uragira gake nka uzi amasaha mfite uzi ukuntu Ariko se ubundi ubukwe ni sangahe ko mbona amasaha gucitsera? mu kanya bana ndimo haracyabura iminota 25. Ne 25 urabugezeyo. Ndaba ngezeyo. Urambona ute? Meze neza. Niba bikungohereka. Amazi none ari sawa. Uragera inaha ryarize?
kandi nimugoroba ho gakina abizi ubu ibintu by'ubuku bambwira ngo ndagira hano ryari koko kubanguka ugerageza ubanguka ariko uyemenyere ko nkuzanira yahurute nkuzanira iki se uri mbangutse Ose wawe nubyumva yahurute ni yahu ako yahurute bajya barazi kuroza rwose ndayemeye anda kwibukira n'umukobwa wagira ngo yahurute wari barazi bon okay sawa izana ngo urota mubike nerekeza cyane ngo ubwo Yesu azahagarara bicu anyitegeye azahamagara izina ryanjye nanjye nzamwumva mwitabe maze nanjye ntumbagire nzaguruka nk'igisiga mbese nkubaze ni mu nda cyangwa ari ni igifu ngo wabigiye harahiye yego watsinda mwese nanjye ko ariho ntaha ko ariho ntaha ni kwandi ungiriye neza watsindagiza ukangezayo ni mama w'inshuti yanjye nari ngiye kureba haguruka ihangane basi ntuse ihangane imbaraga zose zashize se ihangane basi nahagane tukomeze imbere ni kuri iki gipangu ahangaha iwanjye ntabwo mbizi nimba ari iwawe uje kure umugore witwa nguki ni mama w'inshuti yanjye yitwa mama manzi mama manzi Yego. umugore wanjye witwa nde yitwa gatumwa ni wowe gatumwa zita numva ko ni inshuti yanjye cyane si wanjye si wanjye mama manzi uyu muntu usanze yarembye usanze ararembye cyane musanze yarahirye ku muhanda hasi ubu noneho gatumwa muhuriye hehe nkubwira ngo musanze yararembye gusa nanjye ambwiye ko aje hano birantunga yarembye yari yarembye ushinyagurira hejuru y'umuntu sheri mbabarira genda tubanze tuvugane nande aya mama manzi ni ko reka ndebe Ariko uzareka nkubaze. reka ndebe ikibazo afite reka mbanze njye kumusengera oya ngenda bikora byose oya nta reka mama kibazo manzi aramfasha genda sheri murere uyu muntu arababaye sheri reka byose ndabikurikirana ndamufasha rwose ndamufasha iyo mbishaka mugabo wawe nari kubona mujyanye iwanjye urasenga ni ukuri umugore w'inshuti yanjye emera inama nkugira ariko se gato cyakora mbashashe kumirwa uriya se umugabo wanjye umukuye he koko cyakora noneho ndumva nkwiye gufata umwanzuro pe niba ari hariya bigeze nkwiye gufata umwanzuro ndaza kwiga ku nama ubushize washatse kungira ndaza kubyigaho kandi ndafata icyemezo kuko mbonye ibintu byose bishobora gushoboka ubundi se gato mbabarira ubwiza ukuri nk'umuntu w'inshuti yanjye ukuntu mbonye muje mufatanye ukuntu yakwigwandikagaho koko mbwiza ukuri
buriya nta kintu mwakoze ntabwo mwaba mwaciye mu rugo ko numva umutima wanjye uri kundya nk'aho hari ibindi bintu birenze mwakoze mbwiza ukuri nk'umuntu w'inshuti yanjye. fata umwanzuro ya nama yanjye nyikugire, naho ubundi umugabo wese ni umunyantege nke imbere y'umugore. Ibi bintu ngiye kubyigaho vuba cyane, ndaguha umwanzuro kuko ndabona ibintu bimaze kurengera ko kuri inshuti ibyo wambwiraga birashoboka. Umva rero Betty cyatumye nguhamagara kwari kugira ngo ugishe inama. Rwose nta kibazo, urabizi ko njya nkugira inama kandi nziza zubaka. Umugabo wanjye urabizi ko tubanye neza, nta kibazo cyari gihari habe na kimwe. Papa rwose mubanye neza, rero imyaka mumaranye nta kibazo mwari mwagira, nasha mubanye neza. Ubu rero yadukanye ibintu birantungura. Ni ibiki se kandi? Yagiye kubona yari yambwiye ngo agiye mu bukwe, aritegura aragenda ajya mu bukwe, ariko mu gutaha yatahanye n'umukobwa, yari umukobwa yari umugore, njye nabuze n'icyo namufatamo sinkizi, mbona aramutahanye aje amufashe mu nda bahoberanye. Ibintu nabonye bashobora kuba hari sinzi, ni ibintu byarenze ubwenge bwanjye simbyumva ugira. Noneho icyantangaje namubonye uwo mukobwa wari umugore simbizi, birantungura. Ni ubwa mbere umubonye cyangwa dusanzwe tuziranye n'inshuti yanjye. Izina rya Yesu. Icyanunguye rero ni ukuntu papa Manzi yamurekuye, nabonaga yarembye ameze nabi, agahita ahinduka muzima ahubwo akanseka. Ni ugusenga cyane. Noneho nje kukugisha inama, ibi bintu ndabona biri kurenga indi ntera. Narasenze, nahamagaye Imana, n'inginzi Imana, ariko ndi kubona nkabona ibintu bishobora kuba bibi. Cyangwa wateshutse gusenga ko buriya abantu b'abakozi b'Imana nkamwe, Mama Manzi nawe Papa nawe ugomba kujya ugira ibihe we na Papa Manzi mugasenga cyane mutisengesheje, kuko Satani arwanya abakozi b'Imana cyane, ashakira mu nzira zose, kuko niyo ababuze aca mu bana banyu. Ni ukuri turasenga pe, ariko Satani ni umugome. Turasenga ariko natunguwe n'uwo umukobwa yaramaze igihe aza kumbwira ngo umugabo wese yaba umunyantege nke imbere y'umugore, ariko nkumva umugabo wanjye ntibishoboka. Ariko ndabona ntwaye umugabo pe, babarira ngira inama. Nakugira ko ndabona umugabo wanjye bamujyanye, ndabona ngiye gusigara njyenyine nkirerana abana. Umva inama nakugira, senga usenga utisengesheje, wemere ufate n'amasengesho yenda y'iminsi 2 n'itatu, usenge ufate Papa Manzi musenge, nurangiza umubwire gerageza buryo ki wamuca kuri abo abakobwa n'ibigusha bibi. Betty narasenze, ahubwo ikintu ushaka ko tuvuganaho gatuma hari inama yagiriye kandi kumva mu mutima wanjye urangije gufata umwanzuro. Ubwo ni inama nyabaki? Nama ki? Amakuru Mama Manzi. Bimeze niyo. Meze mukize. Turaho. Ese nashimye. Gisa imbazo. Amakuru y'iminsi. Imeze. Twaraburanye ko dusuye n'amahoro ra? Amahoro. Ayo meze mukize. Turaho. Papa Manzi arahari. Karibu rero mba wicaye nze mubwira ze. Ndashimye cyane. Umukozi w'Imana. Ni amahoro. Ni karibu. Umunsi mwinshi cyane. Mwinshi cyane. Bakwicaza aho bari twicara? Nta kibazo. Asa ya masume amwashize aha. Aza kuducingiriza akatuza kwiganirira. Biteze. Nkiza. Ndabona mumeze neza. Kibazo rwose. Wewe wanjye siko nta kibazo nawe afite. Nta kibazo. Turashima Imana yo ubuzima ukomeje tuba dushima Imana. Erega umunira mu Yesu nta kibazo agira. Ntacyo kimwe. Imana umwuka se bitebize biti. Umwuka yemeze neza. Ese ko dusuye bwije udusuye impamvu basuye.
nagize iyerekwa nimugoroba. Naryamye ndi gusenga mbona iyerekwa. Mbona mugiye kugwa mu mutego. Uwo mutego nutawugwamo mama manza azawugwamo. Izina rya Yesu. Ariko musenge cyane. Imana izawubatambutsa cyangwa se izabaha imbaraga. Muzabashe kuhatambukana utwara. Uribuka cyagiye mpanga urugendo rwo kujya Uganda? Uribuka inzozi narose? Ndabyibuka cyane rwose. Nakuwe ko narose mbona igicu cy'ikibudiko kizengurutse ahantu. Ndabyibuka. Ubu se umukozi Imana arahari? Ntabwo byoroshye. Uko nabibonye nimutaba amaso ngo musenge azaca wambaye uko birakomeye. Mana niyo yo kuturengera. Nukuri Imana ibarengera. Ariko kuki Satana ndwanya? Rega ntukajye wibaza ngo kuki Satana kurwanya. Umujura ateraho ubutunzi buri. Reka nkubwire mukozi Imana. Ndwanya urugamba igihe kirekire. Njye n'umugore wanjye ndashaka kwihaniza shitani. Ndashaka gusenga sheri. Ndashaka kwihaniza shitani ku buryo ari butuzinukwe. Dutegura amasengesho vuba yihuse dusenga Imana. Harya ngo ubonye ngo nintawugwamo mama manza azawugwamo. Nutawugwamo mama manza azawugwamo. Kandi nabonye bikomeye. Musenge cyane. Sheri. Karama. Twemaso. Tukwiye kuba amaso tugasenga. Birakwiriye ko tuba amaso kubera ko ibi bintu bihuye na za nzozi warose. Bihuye na za nzozi narose. Bihuye na byandi warose. Uhuye na bwa buhanuzi uyu mukozi w'Imana yongeye kuzana. Urabyibuka ari nimugoroba? Nimutaba amaso ngo musenge. Imana iradukunda. Ikintu Imana inyeretse kiba kiri hafi aho. Muzabona ikimenyetso. Imana ihabwe icyubahiro. Nimutaba amaso ushimwe kuko ugaragaza imitego mukayigaragariza umugaragu wa Tarayibo.